Umva ijambo ryaguhindura ubuzima mwene data. Umuntu ugiye kunyumva aka kanya, umva ijambo ryagufasha rikaguhindurira ubuzima. Aka kanya ukimara kumvira ijambo, uhita ushyira mu bikorwa ibyo tugiye kuba tuvugira aha ngaha. Muntu w'Imana, mugenzi wanjye, inshuti nziza, iri jambo ni ijambo rikomeye kandi ryagufasha mu buzima bwa buri munsi. Tujya tugira igihe kimwe mu buzima tukagira inshuti. Twamara kugira inshuti, igihe kimwe ibintu byaza ugasanga uwitwaga inshuti yawe umushyize ku ruhande. Muntu wese aho uri hose, icyo waba uri cyo cyose, ujye uzirikana yuko umuntu mwabanye udafite ibintu akakwihanganira, uwo muntu n'igihe ubaye ugize ibintu, niyo nshuti yawe ya hafi, niwe muntu ugomba gushyira hafi iruhande rwawe, kuko niyo nshuti mwabanye igihe utari ufite ibintu. Rero n'igihe ufite ibintu ntabwo ugomba kwishyira ku ruhande, ahubwo ugomba kuyegeza hafi yawe, kuko yagiye kugira inama mu gihe wari ukennye. Ariko mu gihe ukize ntukayishyire ku ruhande wumve ko nta nama ngo yakugira, ahubwo ngo inama ngo icyo gihe ngo ari iz'abakire. Ahubwo nshuti yanjye, n'uwo wita ko nta bushuti bwe afite kubera ko ubona ko hari icyo umaze kumusumbya, menya yuko niwe wakugira inama yatumye uva ahandi wari uri. Rero mugenzi wanjye, iga kubana neza n'abantu. Umuntu nimba mwarabanye mu bihe bibi ukagera mu bihe byiza mbere yiwe, nawe ntumushyire ku ruhande, ahubwo aba ari we wigiza hafi yawe, kuko iyo niyo nshuti yawe kandi ikomeye mu buzima izagufasha. Ndabakunda, muduhe subscribe kugira ngo tujye tubasha gukomeza kubagezaho andi magambo menshi meza yagufasha mu buzima bwa buri munsi. Bya WhatsApp, bya kuri TikTok, uduhe subscribe cyangwa se udufollowing ujye